Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Mwiriwe mute, mwaramutse mute, abari mu mpande zitandukanye. Iri jambo nohereje ririmo amagambo abiri ari highlighted, harimo amaraso, harimo na avuga. Kuko iravuga ngo mwegereye na Yesu Kristo, umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha Abeli. Iri jambo nagira ngo ridufashe gusubiza icyo kibazo bamwe bakomeza kuvugaho cy'ijambo ryo muri Yohana, rivuga ngo mbandikije kugira ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ugikora dufite umurengezi. Umurengezi ni advocate, ni umuntu utuvuganira. Mu by'ukuri Yesu nta nubwo yicara mu ijuru ahora aburana n'Imana, yayibwira ngo ibuka kiriya naragipfiriye, gira gutya na gutya. Ntabwo ahora yinginga Imana ngo ayisabe imbabazi ku bwacu. Oya. Iryo jambo ryo mu Baheburayo riragaragaza neza yuko amaraso ya Yesu avuga. Amaraso ya Yesu aravuga. Mu yandi magambo, niba ukoze icyaha, aho nta murimo baguhayemo. Nkunda kubwira abantu iryo jambo ryo muri Yohana, ndi kubabaza ikibazo cyangwa se bamwe iyo bambaje ati ese none ninkora icyaha nzakora iki? Ninkora icyaha nzakora iki? Narejejwe, ndi umukiranutsi. None se ninkora icyaha nkora iki? Bigenze nte? Ntabwo nti dore nukora icyaha uko uzabigenza. Nkabaha iryo jambo. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi. Ubwo nkahita mubaza, none urumva rivuze ngo ukora iki? Harimo umurimo baguhayemo aho ngaho. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi. Ubwo bavuze iki se? Babese ngo tubwire umurengezi yadufashe, baratubwiye se ngo dukora iki? Baduhaye uwuhe murimo? Aha hantu nta murimo n'umwe wowe uhabwamo niba ukoze icyaha. Nubwo abanje kuvuga ngo mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha, bishatse kuvuga ngo hari ibintu yakwandikiye byagufasha kudakora icyaha. Ariko noneho aricyo koze nihagira umuntu ugikora, dufite umurengezi kuri data, dufite umurengezi. Ngo kandi uwo murengezi ngo ni nawe mpongano, nuvuga ngo ni nawe nyishyu y'ibyo byaha. Ubwo se aho baguhayemo uwuhe murimo? Mu yandi magambo, iryo jambo ntabwo rigaragaza yuko hari ikintu ukwiriye gukora. Abatekereza ko yarira agasaba imbabazi akinginga kuko yenda abonye ko afite icyo akoze yise ko ari icyaha akoze. Oya, ufite umurengezi imbere y'Imana. Uwo murengezi bishatse kuvuga ngo ufite umuntu ukuvugira, kandi uwo muntu ukuvugira nta nubwo yinginga Imana ngo mubabarire. Ntabwo asaba imbabazi, arishyura amaraso ye. Ayo maraso nayo utagira ngo nari temporary nk'ay'abantu, ahora hariya yongera yishyura, yongera atanga amaraso, yongera yerekana amaraso. Reka da, igikorwa yakoze cyo kwerekana amaraso ye yagikoze rimwe by'iteka. Ibyo ni ikintu gihoraho iteka ryose, ku buryo nta hantu Imana yaca ku ruhande. Amaraso ibiyareba iteka. Nuko nguko numvaga nanjye nabafashaho rero. Ijambo riravuze ngo mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kuruta Abeli. Ni amaraso avuga, arakuvuganira. Ntukeneye kugira ibyo uvuga, ntukeneye kugira ibyo winginga, kandi dufite uwo murengezi, niwe wipresenta muri ubwo buryo bw'ayo maraso. Rero turashima Imana yuko ijambo ry'Imana rigenda ryisobanura kugira ngo ridufashe kuva mu rujijo no kujya mu mvune Satani adutera tubwira ngo ibyo ntibihagije. Oya, ndumva bidahagije, hari igikenewe kongerwaho. Ntacyo
ibyo Yesu yakoze birahagije. Imana nibaha umugisha.